Samuel nta kibazo gukosora na kera byahozeho uri umuco w'abanyarwanda n'abatigira ku wundi abatigira ku uti hasi ni umusenyi hejuru n'amazi wanjye uko n'uko ntabwo rero nakomwe imbere mu gutanga igitekerezo ahubwo nanjye mfite igitekerezo ese ko baza gufata irembo bazanye inka y'imfatarembo ariko bayishoreza indi kugira ngo ititwa inturukuri igitekerezo nari mfite k'izo nka zagwiriye zikaba zarashimye ubwatsi bw'iwacu tukaba turetesha umugisha nta kuntu twahera kuri izo zamenyereye ubwatsi bw'iwacu akaba arizo badukorera ni igitekerezo nari mfite databuja ntimuze gutinda cyangwa kwitsiza kudutsinda dutsindagira tumara umwanya ahubwo tugiye gukora ubufimbo atari nka bumwe bwa yuda ngo nsomara barunguwo ahubwo tugiye gukora ubufimbo turimo jeno rwanyawe ikibazo kimwe kitongerwaho ikindi urafata indangururamajwi utubwire izina ry'umukobwa ukunda n'uvuga izina ry'umukobwa uvuye muri iki gitaramo ubwo mukora barunguwo maze mwese mumfashe gutanga amanota maze niba ufite amashari nka 20 utendeka kwifata kudingu umukunzi we ngo yitwa Duvine umumera ikiganza mu mushimire umutima wawe ukoresha icyo wagenewe hari abantu bafite imitima badakoresha icyo bagenewe icyo yagenewe yakoze urahari arabanza akimurika urakoze amazina Nshimiyimana Jean Marie Vianney aba umukunzi wanjye ari n'imbabazi ari ntacyo ndenzaho icyo narenzaho mwongere mushyire n'amashyira ndaza kugusaba mbere intambwe eshatu wugira imbere kabiri gatatu mwamubonye ariko mwabonye neza ukuntu aconga ubwanwa neza agapasiparumu zo kwa padiri asa neza ni umusore w'umusirimu ususurutse kandi usa neza ameze neza nk'umuntu wasomye maze amasomo akamuhira ubundi agakoresha umutima icyo wagenewe amaso akayakoresha icyo yagenewe umuryango w'iwacu ntawurenze ngohe agakuramo ikizubazuba mutereka amata mushonga buki ariho witwa Rine twebwe tumuhe ikiganza ni umusore mwiza w'ibituza byateruye ibitavu ni umusore mwiza ususurutse ibituza bizajya bizigaziga mushiki wanjye muri rya joro ry'umunezero maze atuza atengamara mwamubonye ariko ikindi ngafite pare akaba umujyanama ubu akaba pare utari rupaca udapararaza nk'amaboko y'abapagani imipango y'ipadiri y'abapapa cyangwa abaperezida nawe atera intambwe akwegere hanyuma natwe duhuze ibiganza tumwakira ndagira ngo murambagire gatoya mwigire ahangaha gutya ubundi data abaramutse maze namwe mumusuhuze kuko ntabaye mukuru ntabwo akwiye kuramutswa n'urugo yicazwe ku gatebe kwa mukudakoye ahubwo yereka intebe y'imvura agatuza agatimaza agatekana katukoreka ibyimbo byiza bigukwiriye na mubyeyi mwiza data n'abasubire mu byimbo hanyuma dukomeze dutarame kuko twizihiwe urakoze rwose Sanzima dore umuryango nguyu muryango n'ukure bakomeza muri gahunda ikurikiye kandi icyiciro atuje urakoze hanyuma urahindukira witegereze babagaragu bawe hari ukuntu ngo baguhaye ibyubahiro birengeje ngo cyane ko wowe wagabanye mu gitaramo kandi bari baguherekeje cyane ko nta mutwaro ugenda wenyine urarambagira aho ngaho
ubundi ubiringitire ibumoso bwawe, hanyuma ugane mu byimbo byiza byaguteguriwe kuri uyu munsi mwiza. Narambagirana na pare namushimye kandi nabishimye. We yatutiye anatengata, yararahiye aratitiriza ngo ntabwo naza mu gitaramo amperekeje ndi kumwe n'umuhungu wanjye, hanyuma ngo ntambuke imbokoboko. Reka ntibishoboka. Hanyuma urarambagira ugane mu byimbo byiza byakugenewe, mu twicara abami, aho twicaza abakwe bakoye zigashimwa, bagabanye abageni mu rugo iwacu. Basha musubire ku murongo hariya. Rero Jemuve agabanya umugore, namwe mugiye kugabanya ifoto. Mpagare neza mugabanya ifoto. Hanyuma password be smile. Nose ugabanya ifoto. Hanyuma muhindukire mwitegereze sobuja. Ntabwo nzi ko muri buze kubigenze, ariko mwiyaranje mutera amasari ya gisivile, mubwire turi hejuru tukaba hasi no kuba. Muwambere ikiganza mubashimire. Ndagira ngo muhindukire mu ndeba ahangaha. Hanyuma muraranganya amaso mwitegereze abakobwa beza bari iwacu. Mwababonye? Namwe ubutaha muzadutume mukoranye inshuti n'imiryango igihe muzaba mwashimye, kandi abizi muzishima kuko iwacu tugira abakobwa beza batera ishema kandi bashingiwe. Ndagira ngo mwongere muhindukire mwitegereze sobuja. Hanyuma Jemuve ububasha n'ubwawe nushima ko bacunga umutekano bahagaze cyangwa baboneze yabazanye, ntabwo nzi kuri buze kubigenza, ariko nugira gutya ati umwe hariya n'undi hariya n'undi hariya n'undi hariya, ukoresheje inkoni yawe y'ubutware ntacyo bitwaye, byose ni wowe bitwaye kandi uhagaze aho ngaho ngo udutware, turakurikiza uko udutwara. Ati sha hariya, ati nawe hariya sha. Ndumva mutangiye kubona naboneze yabazanye kandi muri intwari mwagaragaye mu gitaramo. Hanyuma ngo impamvu itazakugeza i Kigali muyirira hejuru. Nushima ko bacunga umutekano bahagaze, uraza gushima mpamvu ushira amavunane, ariko nuza gushima ko bacunga umutekano wicaye, uraza kugira gutya maze nawe baruhuke mu gitaramo. Utware n'ubwawe. Ati sha mwicara. Tisha extra ngo. Jemuve tumeza amashyi menshi cyane tumushimira. Hanyuma umwanya musubize umubyeyi y'ubutangwa akaba rugwiro rubije muri iki gitaramo. Reka nsabira mu Kirigitananga atuzamure umurisho mwiza, wakira umwiza wahogoje imboneza bamureba, maze nawe atambuke yizihirwe, tumwizihire twizihirwe n'igitaramo.